Mbashimiye cyane ko muri kunyumva aho muherereye hose mu birere bine by'igihugu, mu mfuruka enye z'isi. Amahoro y'Imana bane namwe. Uwiteka haza kwifuza kwanyu buri munsi. Nkwibutsa wowe utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo kubikora kugira ngo amakuru, ibyegeranyo ndetse n'amakuru adasanzwe nk'aya ntakagucike buri munsi kandi ku gihe. Ndagushimiye cyane aho uherereye hose, uwo uri we wese, uba umugabo cyangwa umugore, uba umusore cyangwa umukobwa, uba umusaza cyangwa umukecuru, uba umwana muto cyane. Nkwifurije amahoro y'Imana. Uwiteka ahaze ukwifuza kwawe kuzima, kandi ibyo uri gukora byose byaguhesha umugati. Uwiteka abiguhemo umugisha kandi aguhundagazeho amahoro ye yose. Imigisha y'Uwiteka ikomeho, ineza yayo iguherekeze aho ujya hose ugiye gushakashaka ndetse no gushakisha ubuzima ahantu hatandukanye. Uwiteka azi ukwifuza kwawe kandi ibyo ukora byose bikubera umugisha. Ndagushimiye cyane wowe uteye intambwe y'abagabo ukaba ugiye gukanda kuri subscribe kugira ngo amakuru nk'aya adasanzwe ntakagucike. Ndagushimiye cyane. Niba hari umwicanyi kabuhariwe, akaba umugome, akaba ikigwari ntangarugero, uyu akaba ari uhagarariye ibigwari byose byabayeho ndetse n'ibizabaho, ni uwitwa Kazungu Denis. Uwitwa Kazungu Denis ni muntu ki? Uwitwa Kazungu Denis cyangwa se Kazungu Denis ni umwicanyi kabuhariwe. Uyu wafataga abana b'abakobwa akabasambanya, yamara kubasambanya akabica urubozo, yamara kubica urubozo akabajugunya mu rwobo runini cyane. Yagejejwe mu maboko y'ubugenzacyaha, yagejejwe mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho ari gukurikiranwaho ibyaha bitandukanye ndengakamere by'ubwicanyi ndetse no gukoresha ibikangisho bitandukanye yitwaje uwo ari we. Uyu Kazungu Denis ni umwicanyi kabuhariwe mu babayeho n'abazabaho. Ni ubwa mbere amakuru nk'aya ngaya amenyekanye ku muntu nk'uyu nguyu, aho yakoraga ibidasanzwe cyane by'ubugome, by'ubugwari. Uyu ni ikigwari, ni ikigwari mu bigwari. Uyu ni we Kazungu Denis wicaga abana b'abakobwa akabica urubozo, yamara kubica urubozo akabaterera mu rwobo runini cyane. Uyu yashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha, aho abanyarwanda batandukanye n'abantu batandukanye bari kumusabira igihano cy'urupfu. Ni koko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma ibice 6 umurongo wa 23 haragira hati: kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Uyu Kazungu Denis benshi bavuga ko adakwiye kubaho, keretse imbabazi z'Imana gusa nizo zatuma abaho. Uyu ari gukurikiranwaho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu ari gukekwaho ibyaha bitandukanye ndengakamere by'ubugome, by'ubwicanyi, gukoresha ibikangisho bitandukanye, gukoresha uwo ari we, agakora ibikorwa by'ubugwari bitandukanye kandi bibi cyane bitigeze bibaho kuri uyu mubumbe ndetse no muri iki gihugu cyacu. Uyu Kazungu Denis ni umwicanyi kabuhariwe, ni umugome. Uyu ni mubi cyane, ni mubi cyane. Yitwazaga uwo ari we n'izina rye ndetse n'uburanga afite, agasambanya abana b'abakobwa, yamara kubasambanya akabica urubozo akabajugunya mu rwobo. Uyu ni umugome cyane. Benshi bari kumusabira igihano cyo gupfa. Uyu Kazungu ukurikiranyweho ibi byaha bitandukanye, nibiramuka bimufashe ashobora guhanishwa igihano cya burundu, cyo gufungwa burundu, dore ko benshi bari kumusabira ngo yicwe. Ndabashimiye cyane. Amakuru nk'aya ntakagucike, kanda kuri subscribe. Uyu ni Kazungu Denis, yari umwicanyi kabuhariwe, akaba umugome cyane. Akurikiranyweho ibyaha bitandukanye by'iyicarubozo, kwica. Uyu ni umugome cyane, ni indwanyi karahabutaka, arwana intambara mbi cyane, intambara y'ubugwari. Afite ibyaha bibi cyane n'inguru bitagira. Ni umugome cyane.